Tumaze igihe turebera hamwe uko wakwimukira muri Canada mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Mu buryo twaganiriyeho inshuro nyinshi harimo kwimukira muri Canada binyuze mu kazi, gushaka akazi kakaguhesha work permit, then work permit kaguhesha visa. Ubundi buryo twaganiriyeho ni ubujyanye n'ishuri. Ugashaka ishuri muri Canada, wamara kubona admission, wujuje ibisabwa byose, ukaba wabona visa igufasha kwerekeza muri Canada. Uyu munsi ndagira ngo mbere ku bundi buryo bwizewe bwagufasha kwimukira muri Canada kandi mu gihe gitoya. Ubwo buryo nta bundi ni express entry. Birashoboka ko ari ubwa mbere wumvishirijwe. Njye nitwa Ingabire Ale, ndi umujyanama mu bijyanye no kwimukira mu mahanga. Ishuri, akazi, uburyo wakabona n'uburyo wakabungabunga kugira ngo ugatindeho, dore ko bitoroshye kuba wakabona. Inama zinyura hano zose ni ubuntu. Haba uburyo wategura CV yawe, haba uburyo wategura interview, link zitandukanye tubaha tuzibahera ubuntu. Icyo usabwa wowe ni ukora subscribe kugira ngo link dutanze zikugereho mu bambere. Ni benshi baba bifuza akazi nk'ako wifuza. Niyo mpamvu ukwiriye guhora uri update. Tuguhaye ikaze. Express entry ni uburyo bwihuta bwashyizweho na government ya Canada kugira ngo yakire abimukira bafite ubumenyi mu kazi cyangwa mu myuga runaka, gusa cyane cyane ikenewe muri Canada. Iyi gahunda wowe izagufasha kubona uburenganzira bwo gutura burundu muri Canada, byo bita permanent residence. Ibyo rero bikubera intambwe ya mbere kandi nziza yo kuba wabona ubwene gihugu bugutuza muri Canada. Hari inzira eshatu ino express entry ikorwamo. Iya mbere ni Canadian Experience Class, CES. Iya kabiri ni Federal Skilled Worker Program, FSWP. Iya gatatu ni Federal Skills Trades Program. Nk'iyo warangirije kwiga muri Canada cyangwa se warahakoreye akazi byibuze amezi 12, ubwo ni mu gihe cy'umwaka, iyo ugiye ku applyinga muri express entry unyura muri Canadian Experience Class. Iyi ngiyi ni ibikureba. Iya kabiri mu gihe ufite wenda nk'impamyabumenyi cyangwa se ubumenyi mu kazi runaka n'uburambe butari munsi y'imyaka 2, iyo ugiye ku applyinga unyura muri Federal Skilled Worker Program. Nayo ni express entry iri abantu bafite uburambe mu kazi, bafite impamyabumenyi runaka ariko batakuye muri Canada. Indi nzira ya gatatu nkuko nabikubwiye ni Federal Skilled Trades Program. Iyi ngiyi ireba cyane cyane abantu bafite ubumenyi mu myuga, urugero nk'ubukanishi, ubwubatsi, amashanyarazi, ubwubatsi bw'amazu n'ibindi. Iyo ufite ubumenyi muri ibyo bintu ushaka kugana express entry ukoresha Federal Skilled Trades Program. Muri make express entry abantu bayemerewe ni abantu bafite ubumenyi n'uburambe mu kazi, abazi ururimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa, abafite impamyabumenyi yemewe, abafite amafaranga ahagije yo gutangira ubuzima muri Canada. Abo bose bemerewe kuba bagerageza express entry. Hari inzira rero bicamo kugira ngo usabe muri express entry. Iya mbere no gukusanya ibyangombwa byose bisabwa. Mbere yo gutangira ugomba kuba ufite byibuze passport ifite agaciro, iri valide. Icya kabiri ugomba kuba ufite icyemezo cy'ururimi rw'icyongereza, IELTS cyangwa se TEF. Ikindi ugomba kuba ufite ni icyemezo cy'uburezi, Education Credential Assessment, ECA. Iki cyemezo kigaragaza ko impamyabumenyi yawe ikwiranye neza n'uburezi bwa Canada. Iyo umaze kuzuza ibyo byangombwa byose winjira muri express entry pool. Aha rero niho leta ya Canada ihitiramo abakandida ikurikije abafite amanota menshi. CRS score. Leta ya Canada iguha amanota ishingiye ku myaka yawe, ubumenyi bw'ururimi ufite, uburambe mu kazi, impamyabumenyi yawe, kuba ufite umuryango muri Canada ndetse n'amafaranga ufite, proof of fund. Mu gihe uri ku applyinga express entry zirikana ko hari ibintu bishobora kuguhesha amanota menshi. Urugero nko kuba ufite imyaka hagati ya 18 na 35, kuba ufite bwa bumenyi bw'indimi nakubwiye, haba icyongereza ndetse n'igifaransa, IELTS cyangwa se TEF. Mu bindi byaguhesha amanota menshi harimo kuba ufite uburambe mu kazi cyangwa impamyabumenyi runaka, kuba ufite umuryango wa muri Canada,
ndetse no kuba ufite ibiceri byinshi kuri banki. Ibyo biri mu bintu ugomba kuzirikana ko byaguhesha amanota mu gihe uhisemo gukoresha ino nzira ya Express Entry. Iyo umaze gukora application, amanota yawe akaba ari hejuru, Leta ya Canada iguha ubutumire bita Invitation to Apply, ITA. Ubu butumire bugusaba gutangira dosiye yawe isaba uburenganzira bwo gutura burundu nk'umwenegihugu. Hari bimwe mu byangombwa bisabwa nyuma yo kubona ya Invitation to Apply, ITA. Muri ibyo byangombwa harimo icyemezo cy'ubuzima, medical report, report ya polisi yemeza ko nta byaha wakoze, criminal record, konte ya banki igaragaza ko ufite amafaranga ahagije, proof of fund, ibyangombwa by'ubukwe niba uri kumwe n'umufasha wawe. Ikindi ni ibyemezo by'amavuko y'abana mu gihe ufite umuryango. Mu gihe ibyo byangombwa byose umaje kubishyira hafi, ikindi ugomba guteganya ni amafaranga y'ubusabe. Umuntu ku giti cye ni amadolari 1325 akoreshwa muri Canada. Umugabo n'umugore ni amadolari 2650 amadolari akoreshwa muri Canada. Umwana umwe ni amadolari 225 ku madolari y'amanyakanada. Ibyo byose iyo birangije utegereza igihe kingana amezi 6 kugeza ku mezi 12. Iyo wemerewe uba wemewe kujya muri Canada nk'umuturage w'agateganyo. Niba wifuza kuba wahitamo ino nzira ya Express Entry, ni ibintu byiza cyane. Ariko hari inama nakugira zagufasha kongera amahirwe yo kuba waba selected. Zimwe muri zo harimo kongera capacity yawe y'ururimi, haba mu Cyongereza ndetse no mu Gifaransa. Bikaba byaguhesha zino certificate kugira ngo ubashe kongera amanota yawe. Ikindi ushobora kongera impamyabumenyi yawe. Ushobora gusaba akazi muri Canada mbere yo applyinga Express Entry. Iyo ufite job offer before yuko ukora application, bikongera amanota menshi yo kuba waba selected muri ino system. Ikindi kintu cyagufasha kongera amanota harimo kuba ufite nk'umuryango muri Canada, umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe utuye muri Canada. Ibaye hari bishyiremo, bizakongera amahirwe yo kuba waba selected kurusha abandi. Twakomeje kugaruka kuri proof of fund. Niba ukeneye applyinga binyuze muri Express Entry, hari amafaranga usabwa kuba ufite kuri account yawe. Ayo nagaragaza ko uzabasha kwibeshaho mu gihe uzaba ugeze muri Canada. Ndiba ukubwire amafaranga ukeneye, niba uri umuntu umwe, niba uri umuryango, niba murenze 2, niba muri 4, umenye icyo usabwa kugira ngo utangire iyi gahunda. Umubare w'abantu, umuntu umwe byibuze proof of fund ugomba kuba ufite ni amadolari 13,757. Aho ni ku muntu umwe. Ku bantu 2, wenda nk'umugabo n'umugore, ni amadolari 17,127. Ano ni amadolari akoreshwa muri Canada. Ku bantu 3 ni amadolari 21,555. Mu gihe ku bantu 4 ari amadolari 25,568. Aho ngaho ni amadolari akoreshwa muri Canada. Ubwo rero bitewe Express Entry ni inzira yizewe yo kuba wakumukira muri Canada. Ariko ku rundi ruhande igusaba kwitegura neza. Iyo ugenzuye neza ibisabwa, ugatsinda ikizamini cy'ururimi, kandi ukaba ufite amafaranga yo kuba watangira ubuzima muri Canada, uba ufite amahirwe yo kuba wakwimukirayo. Inama nasoza nkugira we wifuza gukoresha Express Entry ni uko watekereza uko washaka akazi muri Canada mbere yo kuba wasaba Express Entry. Impamvu nuko bituma amanota yawe yiyongera akaba menshi, kandi demo amanota yawe menshi niko n'amahirwe yiyongera yo kuba selected. Andi makuru yose ajyanye na Express Entry arakomeza nyure kuri Storytel Rwanda. No video niyo wayikunze, kora like, ndahita mbibona. Thanks for watching. See you next video.